Iyi ni Hero Rwanda ikugezaho amakuru anyuranye ndetse n'ibyegeranyo ku buzima bw'ibyamamare. Mu bwana bwe yifuzaga gukora mu ndege cyangwa kuba umunyamakuru kuri televiziyo. Kuri ubu arashima Imana ko izi nzozi zabaye impamo, cyane ko ubu ari umuyobozi mukuru w'ikigo Genesis Broadcasting Network, kuri ubu kibarizwamo Genesis TV. Uvugwa muri iyi nkuru ni Niragire Marie France, wamamaye cyane muri sinema y'u Rwanda nka Sonia. Marie France ni umubyeyi w'abana batatu, ni umugore wa Murwanashyaka Nehema Nelson. Barushinze mu mwaka wa 2014, banashyigikirana muri ibi bikorwa byo gutegura filime akora. Yavukiye mu muryango w'abana batatu, ari uwa kabiri. Yakuriye Kicukiro, yiga mu Rwanda, arangiriza muri kaminuza y'ubukerarugendo, ikoranabuhanga n'ubucuruzi RTUC. Mu by'ubukerarugendo n'amahoteli abivamo ahita yinjira muri sinema. Ni umukinnyi wa filime wabigize umwuga kuva mu mwaka wa 2008. Filime ya mbere yakinyemo yarigaga. Abanyeshuri benshi biganaga bari bazi ko akunda ibyo gukina, ni nabo bamurangiye yo gukinamo ya mbere yitwaga Urudasanzwe, yasohotse muri 2009. Nyuma y'icyo gihe yarambagijwe na Silver Film Production, ahita akina mu yitwa Inzozi, yatumye amenyekana cyane nka Sonia. Yagaragaye kandi mu yitwa Anita, Umugore w'umutima, Imbarutso na Teta, yasohotse mu mwaka ushize. Uyu mugore kuri ubu yamaze kwinjira mu ishoramari, aho yahise ajya mu itangazamakuru ndetse aratangiza televiziyo ye ku giti cye. Avuga ko n'ubundi izamufasha guteza imbere uruganda rwa sinema. Mu kiganiro cy'amajwi n'amashusho ubwo yaganiraga na kimwe mu bitangazamakuru byandika amakuru kuri internet hano mu Rwanda, yagarutse ku nzozi yakuranye zo kuzaba umukozi wo mu ndege cyangwa utwara indege, cyangwa byakwanga akaba umunyamakuru wo kuri televiziyo. Ni ibintu avuga ko yaje kubyisangamo byose, dore ko muri kaminuza yize ibijyanye n'ubukerarugendo ndetse yarangiza kwiga agakora imenyerezamwuga mu ndege. Si ibyo gusa, dore ko kuri ubu yashinze televiziyo yahaye izina rya Genesis TV. Yakomeje agira ati, gushinga televiziyo navuga ko ari inzozi zanjye zibaye impamo, kuko nabyirutse numva ko nzatwara indege cyangwa nkaba umunyamakuru kuri televiziyo. Kandi ibyo mu ndege nabikozemo kuko nize ubukerarugendo, kandi ibyo mu ndege nabikozemo kuko nize ubukerarugendo. Nza gukora imenyerezamwuga muri Rwandair, naho itangazamakuru ngira ngo murabibona. Uyu mugore uciye agahigo kuko ubu wa mbere winjiye muri iri shoramari rya televiziyo, yavuze ko ajya gutangira uyu mushinga yari afite inyota yo guteza imbere imyidagaduro ndetse n'uruganda rwa sinema abarizwamo. Marie France yavuze ko amahirwe leta y'u Rwanda yahaye abikorera by'umwihariko abashora imari mu itangazamakuru ari kimwe mu byamutije imbaraga. Yagize ati, isoko ry'itangazamakuru mbona rihagaze neza kuko ibinyamakuru biravuka umunsi ku munsi. Biragaragara ko leta y'u Rwanda yaduhaye imbaraga kugira ngo dushobore kuzamura itangazamakuru n'u Rwanda muri rusange. Akomeza agira ati, kuri njye mbona ni ugushora imari nk'uko wakora uruganda rukora amabati, ukiga isoko, ese abanyarwanda bazubaka ni bangahe, mbese ni uko wiga ukareba ibikenewe. Isoko ryo rirahari, kuko ridahari ntabwo twaba turiho. Mfite uburyo nakora nkabona amafaranga, kandi n'abandi nuko. Marie France yavuze ko nyuma yo kubona inzozi ze zibaye impamo, yishimira ko kuri ubu televiziyo yashinze iri gukora kandi ikomeje gukurikirwa n'abantu benshi, ari nabyo bikomeje kumutera imbaraga. Yagize ati, icyo navuga ndashima Imana, si uko ndusha abandi ubushobozi cyangwa ubwenge, ndashima Imana ko yemeye ko ntangira. Muri uyu mushinga wa Marie France, abanyemana bashyizwe igorora. Muri rusange, Genesis Broadcasting Network ni ikigo kigizwe n'ibice bitatu. Harimo urubuga rutangaza amakuru kuri murandasi rwa Genesis Biz, ahakorerwa amashusho n'amafoto Genesis Studio, ndetse na televiziyo Genesis TV, kuri ubu igaragara kuri Canal Plus kuri chaîne 378. Kugeza ubu Genesis TV yatangiye gukora bimwe mu biganiro ariko byibanda ku myidagaduro, ariko ubuyobozi bwayo butangaza ko izakomeza kuzana ibindi bigaruka kuri sinema, ubukerarugendo n'ibindi bigamije kuzamura impano z'abanyarwanda zikajya ku rwego mpuzamahanga. Marie France avuga ko nyuma yo gusanga hari icyo mu bijyanye no guteza imbere impano z'abanyarwanda, yahisemo gushora imari agamije kubafasha kugera ku rwego mpuzamahanga. Yagize ati, njye narebe mu buryo nari nsanzwe mu myidagaduro, nureba televiziyo dufite mu Rwanda, imiziki bayicishaho kubera ari indirimbo wabazaniye. Urebye Canal Plus ifasha izindi televiziyo nk'uko Genesis TV je. Urumva kuzamura abahanzi b'abanyarwanda byari bigoye. Umuhanzi ntabwo ashobora gukurira mu rugo, akeneye ko ibihangano bye bigera no ku bandi. Niba batumira abantu bo muri Tanzania, nuko babazi. Natwe rero turashaka kuzamura igihangano cy'umunyarwanda ku rwego mpuzamahanga. Marie France yasabye kandi abanyarwanda kugana Genesis TV, by'umwihariko abafite impano bashaka kumenyekanisha ku rwego mpuzamahanga. Aha yavugaga abahanzi, abakinnyi ba film, abanyarwenya n'izindi impano zitandukanye.